twongeye kubasuhuza bakunze inshuti b'Impinyuza TV, tubashimira mwese mudahwema kutuba hafi mu biganiro byacu mu nzego zitandukanye, ari kudutera inkunga mu biganiro cyangwa se no kuba tubana mu bindi byose biba bitandukanye, dore ko tuba dufite amakuru atandukanye buri mwanya tukunda kubagezaho. Impinyuza TV twabeje cyangwa se twabereyeho hano kuza kujya duhinyuza cyangwa se tugaragaza ukuri mu binyoma cyane FPR cyangwa se leta y'u Rwanda ikomeje kugaragaza cyangwa gukorera abanyarwanda. Uyu munsi kugaruka ku kibazo cyaje kugaragara kuri Twitter. Kuri Twitter hari ikinyamakuru gikorera kuri internet aho cyitwa Yago TV. Umunyamakuru wacyo se cyangwa nyiracyo ukoresha iyo Twitter yanditse asaba umukuru w'igihugu rwose kurenganura abahanzi b'u Rwanda. Abahanzi b'u Rwanda rero yagaragaje ko rwose bafitiwe akarengane, ariko si cyo dushaka kumvikanisha hano, ahubwo uburyo bamwe mu banyarwanda twakwita nk'intore cyangwa se barucinya mu nkoro bamwanjamye, baramwanjama, baramutuka ngo ntiyarakwiye gukora ibyo bintu, ntiyarakwiye kwandikira umukuru w'igihugu. Ariko se kari umukuru w'igihugu ni iki? Si umuntu nk'abandi, ndetse ni nazo bimwe muri nshingano ze afite, agomba gukemura bimwe mu bibazo by'abaturage. Tugashimira cyane rwose uyu munyamakuru kuko ni umujene kabisa. Abanyarwanda rwose ni byiza cyane kuba bamwe muri bo cyangwa se bamwe mu banyarwanda kandi ba hafi hagatsiko batangiye kujya bagaragaza ko barambiwe. Ni bimwe mu bigaragara ko abanyarwanda barambiwe cyane rwose. Bravo ku munyamakuru w'icyo kinyamakuru, bakwiye kujya bivugira. N'ahandi revolution gitangirira mu rubyiruko cyangwa se revolution y'igihugu ahantu itangirira, naho umwene gihugu agomba guhaguruka akajya avuga akarengane ke. Impinyuza TV rero rwose ntabwo tuje guhinyuza iyo Twitter ya Yago TV, ahubwo tuje kuyishyigikira, ahubwo tugahinyuza cyangwa tukamagana abo bose barimo bamutera amabuye. Ntabwo bikwiye, ahubwo abanyarwandakazi mukomerezaho. Twamagana inda nini y'agatsiko, tuyamagane kabisa. Munyamakuru wa Yago TV show, turagushimira mu by'umwihariko. Abanyarwanda rwose ubusobanuro cyangwa kwisobanukirwa kurakomeje. Igihugu, abayobozi bacu bakwiye guhaguruka bagakora, pana ibintu by'akarengane. Guca akarengane ewana kaveho. Ese wamuganira gute umuhanzi hari ubumuzi aho aba yaravuye akagera hazamuka akamenyekana ku gihangano cye, barangiza bakajya kumusuzugura? No kubera iki? Twabonye ko rwose harimo urukundo rwishi cyangwa se ubunyamwuga uyu munyamakuru yagaragaje ku kazi ke. Bravo, n'abandi banyamakuru babonereho rwose, babonereho. Impinyuza TV turashimira cyane abanyarwanda batuye imihanda yose, batuye mu gihugu. Bugande turabakurikira, kandi Bugande turababona cyane ko mudukurikira muri abagaciro. Impunzi ziri Bugande turabakomeje ati muhaguruke rwose, duhaguruke duhinyuze
kandi dushyira imbaraga muri revolusiyo y'u Rwanda ikenewe, dushyigikira bamwe mu bahaguruka bakavuga mu batari pfana bari imihanda yose, tubashyigikira, tubatera ingabo mu bitugu. Turasuhuza n'abari South Africa, tugasuhuza mwe mwese kandi n'abatuye Canada, turabashimira rwose ku nkunga zanyu, kandi n'umurava mugumye kugaragaza mu kurwanya akarengane gakorerwa mu gihugu, kandi n'ubufasha mukomeza guha abanyarwanda bashonje, dore ko inzara rwose irimo ibica bigacika mu gihugu cy'u Rwanda. Tukareba ku by'umwihariko tunasuhuza abatuye muri Amerika, turabasuhuza cyane mwese rwose mukurikira Iminyuza TV. Mu Bufaransa turabasuhuza cyane, Padiri Nahimana, komereza kuvugira abanyarwanda, rwose komerezaho. Turabasuhuza mwese abatuye Canada, abatuye Australia, rwose turakomeje kubasuhuza ko tugoma tubireba ko mudukurikirana Iminyuza TV. Bakaba twasabaga rwose wowe utarakora subscribe kudushyigikira, ukora subscribe kuri iyi channel, kuko ni channel kandi koko izi igihe aho abanyamakuru cyangwa se buri munyarwanda wese waba ufite igitekerezo cyangwa waba ufite icyo ashaka kuvuga kuri cyane, ino televiziyo igaragaza ukuri kuba guhishwe inyuma mu matekinika y'inkotanyi cyangwa se ya FPR. Turibuze kugaruka cyangwa se ku nkuru yindi tusa nk'abababwiraho, hari uburyo twatangiye kubona rwose ibya Rusesabagina bikomeje gufata intera, aho umunyamakuru wa RFI yaje kubaza rwose Blinken cyangwa se Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika, yaje kumubaza kabisa ku cyo azabwira cyane cyangwa se kubiganira, azaganira nimba azaganira na leta y'u Rwanda ku kibazo cya Rusesabagina. Adaciye inyuma, Blinken Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika yamusubije rwose mu magambo ye meza cyane, amwizeza ko agomba guhwitura cyangwa se gushyiramo imbaraga mu kubwira leta y'u Rwanda ikarekura Rusesabagina akaba yajya iwe ahatuye muri Amerika. Nkuko twagumye tubigaruka hano ku Minyuza TV, hari amakuru dufite neza ko rwose ahubwo bishoboka rwose ko Rusesabagina agomba gutahana na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cyabo. Tusetswa cyane na leta y'u Rwanda aho igumye mu matekinika rwose akabije. Ntabwo twireba abari batuye Inyamimata rwose, abaturage barapfuye, bapfa rw'akarengane, abandi barakomereka, abandi basagurwa ibyabo. Ariko uburyo Rusesabagina yafashwemo n'uburyo na tekinike leta y'u Rwanda yakomeje tekinike igira ute mu binyamakuru, yigamba, yishinja ibyaha, yemera ko yamushimuse, ahubwo batinze, leta y'u Rwanda yatinze gufatirwa ibihano. Twebwe twabona ko ibihugu byampatse, ibihugu nk'Amerika cyangwa se n'ibindi bihugu by'abanyaburayi batinze gufatira u Rwanda mbarigo, kubera ko barenze ku mategeko mpuzamahanga, bayarengaho nkana, bageraho bashinyagurira umuntu bajya kuri za social media, ku bitangazamakuru nka Minisitiri
w'ubutabera mu Rwanda, aho yiyemereye ku kinyamakuru cya Al Jazeera rwose ko ari nabo bishyuye indege yamuzanye. Ahubwo twagira duti ko batinze kwifatira Mbarego ni ukubera iki? Yaba ariyo maherezo noneho ubu ngubu sera aho rwose batangiye ubu kuba baza i Kigali kuganira cyangwa se guhagarara ubu bakashinja u Rwanda ko rwarenze ku mategeko mpuzamahanga kandi ko rukomeje guhonyora amategeko ya kiremwa muntu. U Rwanda rugaragara mu mafuti menshi. Leta y'u Rwanda niyo tuba tuvuga twebwe nk'abanyarwanda biranatuvuna cyane kuvuga ko ari u Rwanda, ahubwo agatsiko k'inkotanyi, agatsiko ka Kagame kashimuse igihugu gakomeje guhonyora cyangwa se no kwigiza nkana, kubyinira ku mubyimba umunyarwanda, kuryanisha abanyarwanda, kubateranya n'akarere. Ubu nta hantu umunyarwanda ashobora kuba yatemberera mu karere ngo yakirwe cyangwa se ngo abonwe neza, hejuru ya leta y'u Rwanda, hejuru ya Kagame n'agatsiko ke n'abambari be n'izo ntore zirirwa zigenda zitumwa mu mafuti hejuru y'inyoza ndonye. Ngewe rwose nahisemo kuvugisha ukuri kaboneho nubwo hari ikindi cyabizamo nyuma, kubera ko leta y'u Rwanda n'ubundi ha munyarwanda yifuriza amahoro. Rero kugira ngo nice navuze nzavuga vugisha ukuri, kuri kugaragara kandi ukuri kuzagera aho gutsinde. Bose banyarwanda banyarwandakazi, uyu ni wa mwanya tugaruka mu kunegura cyangwa se guhinyuza agatsiko ibyo gakomeje gukora, cyangwa tukanakavugiriza induru. Rega mama bakagenda tukabamagana aho bari hose ndetse n'ababashyigikiye. Ariko ngewe hari ikindi ngomba kugarukaho. Hari aho nabonye rwose ku binyamakuru nk'igihe bandika ko urubyiruko rw'u Rwanda rugiye muri vakase, cyane cyane mu mujyi wa Kigali, bagiye ngo gutozwa ngo butore, ngo gushyigikira igihugu, gukunda igihugu, ngo bakaba bazatorezwa ngo i Nyamirambo, aho bita kuri Karaburafiki Nyamirambo, aho urubyiruko rukorera siporo. Ngewe rwose aho navuga kuri iki kibazo, ntabwo gukunda igihugu bisaba kwigishwa. Gukunda igihugu umuntu arabivukana, ukivukira mu gihugu kiba ari igihugu cyakubyaye cyakwibarutse, buri wese arakivukana. Mwavuze ko mugiye kubatoza ubutore, mukabatoza bwa butore bwanyu bwo kubacengezamo incengeza amatwara, amacakubiri, kwanga abanyarwanda, cyangwa kubatoza ibyo FPR igamije mu gukomeza kuyobya urubyiruko rw'u Rwanda. Ariko tunashimira rwose bamwe barambirwa n'imiyoborere idahwitse, idafatitse, nka Yago TV kabisa. Salute vraiment, salute. Muri abantu b'abagabo, kandi urubyiruko rw'u Rwanda, mureke duhaguruke tuvuge kabisa, kuko akarengane, itotezwa, ubukene hejuru ya FPR, nugize ngo ageze icyo atangiye kwigezaho, nk'abo bahanzi, nk'umuhanzi Kenny Solo, wumva ibyo barimo bamukorera, yarihiringa paka ageze hejuru, barangije batangiye kumufata uko biboneye, n'abandi batavuga, kandi nyamara icyo kibazo kirahari. Rwose muhaguruke muvuge. Ni uko nko revolution itangira. Revolution ubundi ubanza kwiyumva ubwawe, wamara kwiyumva ubwawe ukumva ko uri umwene igihugu, ni naho ngarukiraho kwigisha urukundo rw'igihugu cyangwa se
mu burere mboneragihugu umuntu arabuvukana. Iyo kumva ko ufite liberite ugakora ibyawe kandi ugatanga imisoro neza, wabona ikoreshwa nabi nk'uko FPR ibikoresha ukabivuga. Ni gute umuhanzi se wa mugani basoreshwa muri ibyo bitaramo n'izo ndirimbo zabo bashyira ku za YouTube, kandi imisoro bayikuraho, barangiza bagafatwa basuzugurwa, igihangano cye bakagifata uko biboneye. Iyo niyo bita revolution umunyarwanda akeneye, kubanza kwiyumva, gukunda igihugu, gukunda umurimo, ugakora utanga umusoro, kandi nawe ukawukurikirana ko ukora neza. Wakora nabi ukabinenga. Ni gute abayobozi bajyaho kugira ngo banoze cyangwa bayobore inzira nziza kugira ngo ibintu bigende bikorwe ku murongo, ahubwo bakaza bafite iyo nzandonye no gutoranya cyangwa se ivangura. Ntabwo bikwiye. Bravo ku munyarwanda wese uharanira uburenganzira bwe. Iyo niyo revolution dukeneye. Rubyiruko, abandi bo mu mpande zose, abandi bo mu bisata bitandukanye, mu mirimo itandukanye, muhaguruke vraiment. FPR iki ni cyo gihe cyo kugira ngo babwizwe ukuri. Mumwandikire Kagame, mwandikire aba bose bashoboka, mubabwize ukuri niko bimeze. Impinyuza TV turabashyigikiye kandi tubari inyuma. Natwe turi urubyiruko twishize hamwe kujya tuza tugahinyuza ibitagenda neza, ibidakorwa neza, tukemeza kandi nanone iby'ukuri, tugashyigikira n'abari mu kuri. Abo barebe bagenda babigayagaya na bafite ubwoba cyangwa babona iri herezo barimo bagenda bagererwaho, cyangwa FPR kugenda igeraho, iri kugenda izima, igi kugenda irangiza garanti zayo. Ibyo byo kugenda baniga umunyarwanda baranize, bararushye, never. Cyo twagarukagaho rero, ntabwo u Rwanda rwose guhaguruka ku baturage ba Nyamimata ntabwo ari uko mubakunze, ahubwo ni ubutegetsi bwanyu muri kuramira. Muri kuramira ubutegetsi bwanyu, mushaka gufata abaturage h'ingwate ba Nyamimata, murabafatamo ingwate kugira ngo ijwi ryabo ryumvikane, kubera ko igihugu nka Amerika gishyize imbere mu burenganzira bwa muntu no kumva umuturage. Namwe rero muri kubagira ingabi bakingira, ariko muri sekibi, muri gufata abaturage ba Nyamimata mukabagira ingabi bakingira ku byaha n'amafuti yanyu. Muhagarare mukome, niko bigenda. Muhagarare mukome. Burero mufasha umuturage wa Nyamimata, mwibagiwe umuturage, mwagize impunzi. Kuki duhaguruka tukavuga Cyuma Hasani yahagurutse akavugira abaturage batuye aho bitaga Banyahe? Iyo ngiyo mukabasenyera imitungo yabo, mukabirukana, mukabasenyera ku mbaraga, mukabambura ibibanza mushaka kubyubakamo ayo mazu yanyu. Kugerana n'ubu ntibararenganurwa. Nyakubahwa Perezida Kagame, icyo kibazo urakizi, ureba imyaka ukimazeho. Ubu ejo bundi nujya kongera kurahira gufata indi myaka 20 nk'uko wayivuze yo ku ntebe yawe y'ubwami, ubwo turabizi no mu Mpinyuza TV turimo turabikurikirana. Urashaka kuzazira kuri icyo kibazo cyabanyahe ufata aba baturage bamwe bajijishe, nyamara abandi bavuze ntago tuzi irengero ryabo, abandi barabafunze bamerewe nabi. Ubu abana babo babaye mayibobo mu mujyi wa Kigali, uri murirwa bafunga. Iterambere tuzi mu gihugu wazanye, icyo tuzi mu gihugu nubwo turi abana tugenda dusoma, tunabireba, tunabikurikira.
ni ugusiga amarange cyangwa se kongeramo kaburimbo, dore ko ziba zigomba no gusaza cyangwa naho zitari ziri muri iyo mihanda ucishamo imodoka zawe, kugira ngo n'iyo misoro y'abaturage ugumye yibe, n'izo transport washyizemo amabisi yawe wirirwe ubona uko wiba abaturage, warangiza ngo ni iterambere ry'igihugu. Ibindi ni ugushimuta cyangwa gutwara bunyago ibibanza by'abatuye Kigali, by'abanyakigali, ushyiramo amazu yawe mu mafaranga y'inkunga uhabwa kuzamura imibereho myiza y'abaturage, inkunga uhabwa mu kuzamura abacitse ku icumu rya jenoside, ukirirwa bafata ayo mafaranga uzamuramo ayo mazu. Ayo mazu meza y'ibitangaza wirirwa wakiriramo abo bazungu bawe mufatanya mu marobingi no kwiba musahura muri Kongo, ukirirwa uvuga ngo niryo terambere ry'abanyarwanda. Riri hehe? Yago TV yabikweretse, bagutabaje. Urubyiruko rwagezaho rugeraho ruragutabaza. N'abandi banyarwanda bahora bataka inzara. Bumvishe iyo bari mu majyepfo aho bakuyemo imyenda yabo bambara bajya kuyicuruza kugira ngo babashe kubona ibiryo bagaburira abana. Rero rwose tuzatunenga imiyoborere yanyu rwose, FPR imiyoborere yanyu abanyarwanda turayihaze kandi barahagurutse barabyerekana. Bravo Yago TV, bravo TV1 igumye igaragaza akarengane, ubukene bw'abaturage, kandi bitazanwa nabo ukasanga ni ibibazo. Wari ukize abasha kwikorera utwe, agakena akagenda agatura mu cyaro agasubira hasi, urugo rukaba rugasenyuka hejuru y'ubukene. Ibyo byose ni amateka mabi murushaho kugenda mwubaka mu Rwanda. Turashimira rwose abanyarwanda mukomeze kudukurikira. Iminyuza TV tugushishikariza gukora subscriber aho hasi rwose ude subscriber. Ni inkunga nziza cyane, byibuze tuzamuke tugere ku 1000, dukomeze bigiremo uruhare, dukomeze tugendane vraiment. Tugumye twitinyuke kabisa, tugumye twitinyuke agatsiko, tugafuyiriza induru, tukamagane ibyo kakomeje gukorera igihugu kagita mu kangaratete. Ubu rero Iminyuza TV tuba twafashe uyu mwanya wo kugira ngo dushimire buri wese ukomeza kudutera inkunga mu biganiro dukora, kandi gukora subscriber ni iby'agaciro gakomeye cyane. Turashimira abari ku mugabane w'Amerika, abari ku mugabane w'Uburayi, abatuye Canada, mwese nta wajya kuvuga mu mazina abirondore. Mbese impirimbanyi zose, impirimbanyi zahagurukiye kurwanya akarengane, mwese turabasuhuza kandi timukomere kigabo. Ku Iminyuza TV turaha natwe tugomba gushyira akacu, ko tungana kose tugomba guhaguruka tukamagana akarengane. Ubu rero nasoza rwose mbabwira yuko tugomba gukurikirana ejo, tugomba gukurikirana aya maherezo ya gatsiko, kuko karimo karagenda mu marembera ateye ubwoba. Dushishikariza n'abanyarwanda kwitonda rwose, ejo batajyana nako kubera yuko ibi bintu bari kugenda bazana ngo no kwigisha ngo ubutore, ngo uburere mboneragihugu, ni uburere mbonera FPR. Si uburere mbonera gihugu, ni uburere mbonera FPR. Babagire mwitwa intore, ejo mbazabashore mu byaha nanone nk'ibyo ingoma yababanjirije yashoye bamwe mu rubyiruko bari barashyize hamwe bakabita ngo intera hamwe. Ayo mazina yombi mu ya kompare mwumve. Baragira ngo uburere mbonera gihugu bw'intore
burasa nk'ubwabanje kuri guverinoma yavuyeho. Muzi byabaye urubyiruko rwo rwakoze, barushoye mu byaha by'inyoko muntu, bakora icyaha kitigeze kibaho kuri iyi si ya rurema, kandi icyaha gisebeje, kinasebeje ku gihugu cyacu n'umunyarwanda. Ubu rero banyarwandakazi, FPR rwose ntize kwirirwa dushuka. Rubyiruko rw'u Rwanda, murabizi amateka yacu agomba kutubera inzira nziza yo kubaka igihugu, apana kudushuka ngo tugumye dupfiramo, cyangwa se bagushuke kanaka ukuba ari muri opposition ni ikibazo, uyu nguyu kuba avuga ibi ni ikibazo. Bagushuke ejo ugende ugire ukore nabi umwice, numara kumwica bo bagumye badembeye bamerewe neza n'imiryango yabo. Ko tutarabona se cyangwa ngo twumve Ayivani agenda uwo muhungu wa Kagame agenda muri ibyo byaha, ari wowe twumva bohereje muri Kongo. Abanyarwanda bari kuri bapfira muri Kongo, umubare wanyu mu bireba, murebe ukuntu FPR ari babi, bashutse abo mu bwoko bw'abanyamurenge, ngo barashaka kubona, tuzabagarukira kuri kino kiganiro neza uburyo bashutswe ko babafasha muri revolution bashakaga nabo muri 90. hari rwose barangije insoresore z'abanyamurenge baraza bakorwa n'abandi bavaga mu Kinyarwanda, baza gufasha FPR. Nyuma FPR kugira ngo igumane ubutegetsi bwabo, ihita ibakoramo umutwe wo kujya kugira ute kubuza umutekano Kongo, ngo barashaka nabo ngo Kivu y'Amajyepfo ibigenge bakora igihugu cyabo. Kagame arangije ejo bundi arabagambanira, bakabohereza muri bari muri M23 ngo bajya gufata igihugu. Bamara kugera aho ashaka amahanga, akatahamagara n'ibiki bakora izo ngabo aho ngaho, akabasubiza inyuma nanabaha igihugu, akongera bamwe muri mwe akabica, abandi baratorotse. Mwumvishe Ntaganda ahantu ari, yirukira hiye ataza kugerera he, aba yaramukase nawe yaje guhunga aragenda, kandi izo za raporo zirahari. Ubwo rero ni ukuvuga ngo abo banyamurenge muri ibibazo bafite, cyangwa se bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda muri Kongo, kandi benshi ibyaha ibyo by'amakosa byose babikoreshejwe na FPR. Ntabwo Kongo kuba yakwicamo ibice bibiri byo byazana amahoro. Nongere mbisubiremo, ntabwo Kongo mw'abantu mu muvuga ururimi rw'Ikinyarwanda muri abakongomani, ntabwo Kongo kugira ngo mubone amahoro iwanyu nuko mugomba kwengerana n'andi moko, mukwiyumvamo ko muri abakongomani bagenzi babo. Ibyo byo kuhanganira intebe y'ubuyobozi mwitwaje ubwoko ntagarani bigifite. Kandi ubu ngubu sinzi ko hari igihugu rwose gishobora kuba cyapfa gucikamo kabiri ngo kiri mu ba liberté muri libeye ngo bikunde. Ntabwo nzi ko bigomba gukunda rwose. Abatuye muri Kongo, Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru, ntabwo numva ko mushobora kubona liberté cyangwa revolution mube mwakugira igihugu cyanyu mu gihe cyose Kongo ari mwe nyamuke. Ira Kongo irimo amoko menshi, kandi kubwi amoko menshi, kandi aya moko menshi ayakoresha ururimi rw'Ikinyarwanda muri bake, kandi ntacyo mubaye. Kandi cyiza gihari, muri mu gace gatunze, mugomba kureba mukareba neza ko ari mwe mugomba gukunda igihugu mbere na mbere, mukamagana cyane cyane ibihugu nk'u Rwanda, ubuyobozi bubi nka Kagame, n'abo bandi b'abaturanyi bashaka kuza kubumvikanisha ko igihugu cyanyu mugomba kugicamo kabiri. Kongo rwose ni muzamura akaboko, mukomeze mushyigikirane, murebe ukuntu mugomba gusubiza ibintu byanyu ku murongo, kandi mwamagana FPR kuko niyo ibagejeje habi. Ubu ngubu murabibona ko M23 ahantu muri, murabona ko ubu Kagame agiye kubakina urusimbi. Kagame niko ateye, arabagurisha da, Abanyarwanda yarabagurishije arabagurisha arabarangiza.
mwebwe ngo arabarebera izuba. Uriya nta mikino afite, natwe ni ikibi cyatujemo ku buryo aho abanyarwanda bagira ubwoba numiwaho umunyarwanda ahaguruka akandika akarengane bakorerwa kuri mu muziki nyarwanda, abahanzi b'u Rwanda bakorerwa, umunyamakuru ahaguruka asaba umukuru w'igihugu kubarenganura, intore ziramwanjama ngo yavuze umwami, yakoze amahano yo kuvugirira umwami, kuvuga ibi. Agomba kuvuga ibitagenda isi yose kabibona. Ntabwo ari mu gisata cy'abahanzi bitagenda, ntabwo ari hehe nihe, ahantu hose ari ubucuruza imibereho y'abaturage iki. Nta muturage ukigira itaka, nta muturage ugicuruza ngo abone yunguke, keretse abahabwa abafite amanyanga yo bacabiranya bakorera FPR. Abo nibo barimo bunguka nabo kandi basahura igihugu. Ntawubaka mu gihugu, imiryango yabo iri hanze, bagirwa basunika amakonti yaruzuye hanze, ariko akabo kagaragaye. Muhagarare mukome. Muhagarare mukome banyarwanda, banyarwandakazi, twunga ubumwe. Ngiye nisabira ko rwose yaba ari wowe wari uri mu butore birirwa bakubeshya ufite amarashya ndonkuramo bitewe n'ubwenge bwasumbwe n'igifu, ugarura ubwenge ku gihe, ntushukwe rwose kuba wagira nawe umuturage mugenzi wawe. Ntacyo dupfa, ntacyo mpfa nawe, ntacyo upfa n'uriya. Igihugu tugikunda kimwe. Nta burere mboneragihugu bwa mbere ni uko tugomba gukundana. Nta burere mboneragihugu burutugu. Barajya kubigisha ubutore ngo bariya ngo ni ibigarasha, batabaye ibigarasha bariya ngo ni intera hamwe, ngo bazagaruka gukora jenoside. Banange ntabwo rwose ibyo. Abanyabyaha barahari muri FPR, harimo abanyabyaha nabo bazafatwa, abo bakoze jenoside n'abayipfobya, hari amategeko abihana. Ako sinzi ukuntu umuntu runaka nimba ari mu gatsiko agomba kuganira ku mahano yabereye mu Rwanda ya jenoside yakorewe abatutsi, none uri muri opposition cyangwa se mu activiste yabivugaho ngapfobeje jenoside. Murababona abayidamange, aba activiste barabafunze, barabamaze. Murababona abakarasira, murababona abacyuma Hassan, murabona benshi cyane abanyepolitiki, n'uwo Kayumba ufunzwe. Abo bose nta kindi bazira, nuko gusa bari muri opposition batumvikana n'imiyoborere y'igihugu ya FPR, kandi koko nibyo bagaharuka barwanya akarengane, barangiza ngo bapfobeje jenoside, ngo bagize ibi n'ibi. Uwo ngo bita ngo ni kiki kuri Twitter, ngo ni nimba ari giki, Pitande agahaguruka akirambura kicira, akigira umuvictim, akigira iki, akavuga amagambo bitakwiye kuvugwa, agatukana, akavuga amagambo mabi. Yarangiza ngo baramuretse, ngo ntabwo apfobya jenoside, ngo nta byaha afite. Come on man, ntabwo rwose nta mwanzi w'umunyarwanda w'umwene gihugu baho, ahubwo abatumvikana neza agira ngo avuge ibitagenda babishyire ku murongo. Niyo mpamvu abanyarwanda, abanyarwandakazi tudakwiye kujya tubwira nabi cyangwa se twataka umunyarwanda wese uhagurutse avuze ibitagenda. Agomba kubivuga. Buriya se nka Yago mwaba mumuzize iki, mwaba mutangiye kumuvugisha iki, nimba atari n'amashyari ayo mwamugiriye mbere. Turibuka ko ikinyamakuru kimwe igeze kugifungisha. Noneho muratangiye. Ukuri mu Rwanda kuramo kuragira ute, kurimo kuratsikamirwa. Ntabwo ibyo bintu bikwiye. Vurema tugomba guhaguruka abanyarwanda tukabyamagana. Ukuri kugomba kuba ukuri mu gihugu, igihugu cyo kubakirwa mu kuri, kwamagana akarengane. Uyu mwaka nkuko tubigarukaho ni umwaka w'igisubizo, ni umwaka abanyarwanda tugomba kwicara tukisobanukirwa
mu nzego zose, uwo ari we wese pfa kuvuga ikinyarwanda, tuzahaguruka twegereze kamera zacu tuvuge akarengane, tunyomoze ibikorwa, tubinyomoze. Ndagusuhuza umunyamakuru Agnes, uri umunyataripfana kandi uri intwari y'u Rwanda. Ndagusuhuza Presidente wa Darifa w'umurinzi Victoire Ingabire Ntaganda, komera cyane. Turasuhuza kandi cyane abagize ishyaka urunana nyarwanda ruhananira impinduka aho muri mu migabane yose y'isi no mu gihugu. Turasuhuza abarwana shyaka abandi mashyaka yose yahagurukiye kurwanya akarengane mu Rwanda. Turabasuhuza. Impinyuza TV tuzajya dushimira buri muntu wese uzahaguruka akavuga ukuri, akarwanya akarengane gakomeje gukorwa na FPR. Aho muri hose murabo gushimurwa, kandi revolution rwose buri umwe wese azamure ukuboko kwe kw'iburyo afunze igipfusi ko ari umwanya wa revolution mu Rwanda, tugomba kuwutangiza ku mugaragaro. Banyarwandakazi, revolution igomba kuboneka mu bice byose, mu iterambere ry'igihugu. Abacuruzi muhaguruke revolution tuyishake, abarimu muhaguruke dushake revolution, abahanzi muhaguruke twishake revolution, abanyamakuru muhaguruke dushake revolution. Munyarwanda aho uri hose turwanya akarengane. Twarangiza tugira duti wowe muntu utarakora subscriber iyi Mpinyuza TV, twaje kandi ni igizwe n'umunyarwanda hari hose ufite igitekerezo ni karibu twandikire muri email na nimero za telefone murazibona, mutubwire tubatambukirize message. Nawe ushaka kuyitambutsa turaguha umurongo uyitambutse. Uyu mwaka no mwaka wo kuhaguruka tugahangana dushaka revolution impande zose. Ibyo biryi bya FPR, ibyo bijura, muhaguruke tubyamagane, kandi amahanga azadushyigikira mu by'ukuri. Nagira ni ciao. Tugomba kugaruka muri no minsi tureba ku kiganiro cyihariye cya Rusesabagina, intwari rwose ni intwari muri revolution, kuko ibi byose n'akarengane twagumye tuvuga n'ibyo twagumye tugaragaza. Abanyarwanda bamwe bapfuye, bamwe bishwe n'agatsiko, bamwe bashimuswe n'agatsiko bazize ukuri. Bose twahoze tubwira amahanga, dutabaza UN, tubwira za Human Rights Watch, zarakoze kugira ngo ibihugu nka Amerika bihaguruke bifatire imbarego aka gatsiko kabicanye. Ubu gisigaye rwose bravo ku banyarwanda, duhaguruke tukore. Amahanga kandi aturi inyuma, nayo yarambiwe. Duhaguruke tuwe nk'abakongomani bashaka ubwigenge bwabo, bashaka igihugu cyabo ko kibonekamo amahoro. Natwe duhaguruke tubiharanire. Munyarwandakazi aho uri hose, wowe ufungura cyangwa se ukurikirana Impinyuza TV, zamura ikiganza, zamura ukuboko kwawe kw'iburyo n'igipfusi uti revolution. This is time to revolution. This is time to revolution.